fresh mu mutwe rap genda turika. So no and no for me. First time, first do. Aya ni amagambo Chris Eazy atazibagirwa. Ni amagambo yabwiwe n'umwe mu bajaji bagize akanama nkemurampaka mu marushanwa ya Talent Zone ahari mu mwaka wa 2016. Ibi byose byabaye nyuma yo guhabwa yes n'undi mujaji wala. Mu gihe uyu mujaji wa mbere yari yamaze kumuha no, bikaza kurangira nawe yisubiyeho akamuha yes. Ibi byose ugiye kubyumva mu kiganiro naguteguriye, urugendo rwa Chris Eazy mu muziki. Nge ndi Tiger the Great MC Swain. Ni umusore w'imyaka 26 umaze kwigarurira imitima y'abatari bake hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Uyu musore yabonye izuba ku itariki 27 z'ukwa kabiri mu mwaka wa 1998. Ababyeyi be bamwise Nsengimana Rukundo. Ubu mumuzi nka Chris Eazy mu muziki nyarwanda. Chris Eazy yinjiye mu muziki ari umuraperi mwiza cyane, ariko izina rye ntabwo ryari ryakamenyekanye mu Banyarwanda. Yatangiye umuziki we ari umuraperi cyane ko yari afite n'itsinda yabarizwagamo ry'abasore batatu biyitaga ngo Kamenge City Crime. Iri tsinda ryari rigizwe n'uwitwa Bal Horseman ndetse n'uyu Chris Eazy. Gusa iri tsinda ntabwo ryamaze igihe kirekire, ryahise rigenda nka nyomberi. Nyuma yo kuva muri iri tsinda, Chris Eazy ntago yigeze yicara nk'umusore wari uzi icyo ashaka. Chris Eazy yigeze kwitabira amarushanwa yari yateguwe n'itsinda rya Urban Boys, aho bashakagamo abanyempano bo kuzamura muri label yabo. Iki gihe Chris Eazy ntabwo yasekewe n'aya mahirwe kuko yaje kuba uwa kane, hanyuma bagatwara batatu ba mbere. Chris Eazy ntago yigeze acika intege mu rugendo. Yakomeje gushakisha uburyo yazamura izina rye. Mu mwaka wa 2016 yaje kujya mu marushanwa ya Talent Zone. Ahangaha yarahanganye n'abaraperi barenga 300. Birangira abahiritse bose araryegukana ari uwa mbere. Ibi byose byabaye nyuma yuko uyu Chris Eazy yageze kuri stage, ariko yari afite ubwoba nk'undi muhanzi wese ukamera akizamuka ageze kuri big stage, cyane ko iri rushanwa ryategurwaga na Royal TV yahoze ari Lemigo TV. Iyi ngiyi rero ikaba yari yateguye abajaji bane bari kuza ku judginga abasore bari bitabiriye iri rushanwa. Chris Eazy ku nshuro ya mbere yaririmbye indirimbo ya mbere, umukobwa wari urimo bajaji ahita amubwira ngo no. Chris Eazy atarava stage, umujaji wari ku ruhande yahise amubaza ngo ese twakongera ndi mahirwe. Chris Eazy aravuga ngo yego nta kibazo. Nyiti pkisapari intama ndidi ingofero ndi umusitari mwiyinjyana na confidence nyinshi nk'umutwaro ushoje intambara, ukeneye gutoza bakamuhika bakambara. Ninjye mu rapero uririmba mu bukwe, nta by'ibikoresho wapigenda cyari fresh mu mutwe rap genda turika. So no and no for me. Rukundo ko wagira ngo ntago waje mu marushanwa, ngo handi mahirwe ushobora gukora ikindi kintu gitandukanye. Nyita cyambara nk'abo umuhungu wa nambara wanabirebera mu nkweto nambara masotera munsi y'umukandara, ngendana n'amaniga n'amabebi iruhande rwanjye mu nzu nabara, dukora amabara flow tugotomera amaniga ntazo wabara, wisara nanze gatoya unyereka ukuntu urakana njyewe nasara. Urakoze. Yes for me. Kubera ko mvuze no umenye icyo gukora, right? Abandi bari inyuma yawe ntibategereze ko iyo no nyivuga, kuko nshobora kutaza kwisubiraho ubundi. Kuri wowe ndisubiraho, uzi impamvu ukoze icyo wagombaga gukora. Ubutaha umuhanzi iyo ugeze kuri stage ntago uza ugerageza. It's first turn, first do. Yeah? Sawa, it's a yes. It's a yes for me. Okay. Yes Rukundo. Nguko uko byagenze, umujaji rero wari wamuhakaniye nawe birangira yemeye. Birangira Chris Eazy yegukanye iri rushanwa rya Talent Zone mu mwaka wa 2016. Nyuma yo gutsinda aya marushanwa, Chris Eazy bamwemereye kumukorera indirimbo ebyiri n'amashusho. Muzo yakoze icyo gihe harimo yitwa Ndi mu rugamba. Amafaranga Chris Eazy yahembwe muri iri rushanwa yaje kuyifashisha ajya gukora icyitwa internship muri IPTC, ni ikigo giherereye Kabusondo. Niho yigiye ibijyanye no gutunganya amashusho. Nyuma yo gusoza iyi internship, hari zimwe mu ndirimbo yaje gukora.
nubwo zitamenyekanye ku rwego rushimishije. Muri izo ndirimbo harimo iyo yakoreye sister we Queen Mother ndetse niyo yakoreye umurundi wari waraje mu bahungiye mu Rwanda. Uyu murundi yamukoreye indirimbo yitwa Abakobwa b'i Kigali. Chris Eazy aganira n'ibinyamakuru yatangaje ko ikintu cyamuteye inspiration ari uko yabonaga abandi bahanzi bari kuri stage bagatanga ibyishimo no akumva ibyo bintu ashaka kubikora. Yaje kongera kureba uko yazamura ubuhanzi bwe nubwo byari bigoye nta support. Abarimo MIE, Irene Murindahabi ndetse na Emarito bagiye bamufasha kugira ngo amenyekane, gusa ntabwo byari bihagije. Chris Eazy yifuzaga guhura na Rocky kugira ngo arebe ko yamufasha kuzamuka, ariko ngo byari bigoye kumugeraho kubera ko Rocky gang ye yari nini. Ngo Chris Eazy kugira ngo agere kuri Rocky byari kumusaba guha buri muntu wese uba muri gang ya Rocky akantu kugira ngo amumugezeho. Yaje kubona bigoranye arabireka. Hari umutipe wari inshuti ye hariya Kamenge. Uyu muhungu yiganaga n'uwo bita Junior Giti mu yahoze ari SFB, ubu ngubu yabaye CBE Gikondo Campus. Uyu yari inshuti ya Chris Eazy. Uyu mutipe ngo yigeze kujya ku mudije wakoreraga muri centre yo mu Kamenge, abona Junior Giti yatangije indirimbo y'umuraperi Berry Park. Izi ndirimbo z'uyu muraperi Junior Giti yari yazikoresha agiye gusobanura filime yitwa Forevermore. Aho nuguhera kuri episode ya 44 kugeza ku ya 52. Akibibona yahise atekereza ko na Chris Eazy abonye aya mahirwe yo gukinwa mu gasobanure ka Giti byamuzamura. Niko gushyira aya makuru Chris Eazy. Chris Eazy yashatse Giti birangira bihuriye amwemerera kumufasha, kandi ngo ntago yamugoye. Batangiriye ku ndirimbo nka Kime, ese urabizi, iyi ngiyi yayikoranye na Oye Beat. Yaje gukora iyitwa Josephine. Iyi ni indirimbo yagaragayemo Giti mu mashusho yayo ari umumanager. Iba ariko yabikoraga bifatanya na kakazi nababwiye, yabikoraga bifatanya n'akazi ko gutunganya amashusho. Chris Eazy nyuma yo kubona ko ubumenyi bwo gutunganya amashusho budahagije, yaje gutangira kwihugura online mu bijyanye no gutunganya amashusho y'indirimbo, kuko we ngo ikintu kimushimisha no kubona yakoze ibintu bitandukanye n'iby'abandi. Nyuma yo kwiyungura ubundi bumenyi bwisumbuyeho mu bijyanye no kweditinga no kudirectinga byose, Chris Eazy yongeye kugaruka muri kariyeri ye. Yaje gufungura icyo yise Eazy Films. Ku ikubitiro yaje gukora iyitwa Seka. Iyi ni indirimbo ya New Bosco. Iyi ndirimbo yayikoze mu mwaka wa 2021. Yaje gukundwa cyane, ubu ngubu imaze kurebwa n'abagera kuri miliyoni. Yarakoze n'izindi ndirimbo zitandukanye za Vestina na Dorcas, harimo nk'iyitwa Nahawe Ijambo, ubu ngubu ikaba imaze kurebwa n'abarenga miliyoni 7. Izi zose yazikoze mu mwaka wa 2021. Ahangaha yari amaze kubona ko none ibintu bye bitangiye kujya mu buryo. Junior Giti amaze kubona ko Chris Eazy afite impano kandi agira n'umurava mu byo akora, yese yemera kumubera manager. Giti yabonye ko ibintu byo kurapa Chris Eazy arimo bitari kwinjiza cyane, asaba Chris Eazy guhindura injyana. Nibwo yinjiye mu njyana ya Afrobeat, akora indirimbo yitwa Fast. Iyi yayikoze mu mwaka wa 2021 mu kwa gatandatu tariki 26. Iyi ndirimbo yaje gukundwa cyane ko yari yarahuriyemo n'abahanga mu gutunganya amajwi y'indirimbo. Abo ntabandi ni Element wakoze audio yayo ndetse na Bobo Pro wakoze icyo bita mix and mastering. Iyi ngiyi ya directinzwe n'uwitwa Sami Switch. Chris Eazy aza kuyiyeditingira muri ya studio ye yarafunguye yitwa Eazy Films. Iyi ndirimbo yaje kurebwa n'abagera kuri miliyoni. Aha rero niho urugendo rwa Chris Eazy mubona twavuga ko ariho rwatangiriye, kuko nibwo abanyarwanda benshi bamumenye. Yaje gukora iyitwa Amashu mu mwaka wa 2021. Hari tariki 21 z'ukwa 10 nibwo yagiye hanze kuri YouTube channel yiwe. Iyi yaje kugira miliyoni 4 z'abantu bayireba. Akomereza kuyo yise Inana. Iyi yayikoze muri 2022 mu kwa gatanu tariki 26. Iyi ngiyi yaje gutumbagira irebwa n'abagera kuri miliyoni 7. Nguko uko Chris Eazy yagiye yigarurira imitima y'abanyarwanda ndetse n'abo hanze yarwo umwaka ku wundi. None ubu ageze ku rwego rwo gukora indirimbo ikagira 10M ikarebwa n'abarenga miliyoni 10.
dushingiye ko yaherutse guhuriramo na Shafi bise Bana. Amashusho yayo yafashwe hifashishijwe iPhone ariko ikaza kurebwa n'abarenga miliyoni 10. Ngurwo urugendo rwa Chris Eazy, nguko uko yagiye agenda yigarurira imitima y'abanyarwanda. Ngayo nguko nyuma yo kunyura mu rugendo Chris Eazy yanyuzemo, tukareba ibyamuranze, yahuye n'ibizazane byinshi bimugora, agakora bikanga, agakora indirimbo ntibe hit ariko ntacike intege. Ibi wabyigiraho iki? Buriya mu buzima bwawe ntuzacika intege, nukora bikagenda buhoro uzakomeza ukore. Baravuga ngo it doesn't matter how slow you go as long as you don't stop, never give up. Ngayo nguko.